urabizi yo ntabwo nshobora kuvuga uku izi mpfu zitegurwa ntavuze ubwami bw'umwijima kuko nibo buba bwihishe iki. Hari abantu bajya bibwira ngo abagiye kuzimu ni imibiri yabo bamanuye. No, ni roho zabo, ni imyuka y'abantu imanuka ikajya ikuzimu, roho y'umuntu cyangwa umwuka w'umuntu. Iri koranabuhanga ryose tubona rya hano mu isi bifite aho rituruka. Hari abantu bagenda bakajya muri za si z'umwuka bagakomunikana na bya biremwa by'umwuka. Bamara gukomunikana na bya biremwa by'umwuka bagahabwa ubwo bwenge burenze, bagahabwa ubu bwenge bwo kwica, ubwenge bwo kugira nabi, guhemuka, kwangiza isi, cyangwa se bwa bwenge bubafasha kumva byatangiriye mu isi y'umwuka ikuzimu, ariko barashaka kugira ngo babisohoze ku buzima bw'umuntu uri hano ku isi wambaye umubiri. Ni isi y'umwuka irategura, ntabwo ipfa gukora. Ivode nta kibazo gishobora kuza ngo kikugweho uyu munsi kitarabanje gutegurwa. Nono haba harapanzwe na kalendari. Kalendari yarapanzwe itariki ya runaka izwi mu isi y'umwuka yuko ubwo nge ndimo ndagaragaza uko impfu zitegurwa. Ni naho hakomoka izi mpfu zose ziki, izi mpfu zose ubona zitunguranye, impfu zo kwiyahura, impfu z'impanuka. Bisaba kugira ngo binjire rero mu mwuka barebe ko mu gisekuru cy'iwanyu niba hari abantu bagiye bapfa amaraso amenetse, bakareba bakavuga ati haba urw'akarago. Urw'akarago rero bisaba kugira ngo batume indwara, ubwo bahita badesida bakavuga ati mwusukemo indwara. Naravuze nti urupfu ni umwuka. Hari igihe rwoherezwa niba rwapanze yuko bapanze ko ugomba kwicwa n'impanuka, amazina yawe bayahuza n'urupfu, ubuzima bwawe bakahuza n'urupfu, urupfu bakarusunika bakavuga ati genda umuteze impanuka. Ubwo ruvaho ruri rukaza rukicara mu modoka. Wakwicara mu modoka, ukicara mu modoka urupfu rwahageze ari wowe rushaka, nujya kumva pa. Zimwe mu ndwara nyinshi rero ni inkorano nazo. Ya mihango abagukorera agukubita ibyatsi, agutongera avuga, ahamagara umuzimu ukaza ukakwinjiramo. None rero uwo mwuka umupfumu agushyizemo wundi uganira na wa wundi bikumvikana, ukabwira undi ati uramushaka iki, bumwihoreye agahenge k'iminsi mike. Bakaboha niba uzamuye nk'akazu akakazinga neza akagafunga, ugahita ubura uburyo bwo gukomeza ya nzu ngo ukomeze igikorwa cyawe cyo kubaka ugikomeze. Wowe ukibwira ngo nibisanzwe, nuba ngura mu isi y'umwuka wowe urapfa, ushobora gupfa bwa buzima wagombaga kubamo hakaza undi akabubamo. Niba wararozwe ivode umuntu baramuroze kutazashaka, baramuzinze ariho uruzingo rw'urushako, niyo uvuye hano ukajya muri Amerika ujyana na rwa ruzingo. Reka nanjye gusuhuza aho dukurikiye ku ISEZERANO TV. Ni by'agaciro gakomeye cyane kuba ugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ngushimira aho waba uhereye hose, yaba hano mu Rwanda cyangwa se muri diaspora. Turi hano ku bwanyu, nimwe mutuma dukora inyuma ya kamera tubashakira ibiganiro nk'ibi ngibi. N'ubundi kuri kamera dufite umutumirwa ni Pastor Justus. Twishimiye kongera kubana nawe Pastor. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha kongera kuduha amahirwe yo kugira ngo tuganire n'abantu bakurikirana ISEZERANO TV bari hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye ndetse by'umwihariko no mu Rwanda. Yego, turabashuhuje. Imana amahoro ibahe umugisha kandi Imana amahoro ibagirire neza. Uwiteka abane namwe. Amen. Reka n'ubundi utangire uturagiza Imana. Turagushimiye Data twese, umuremyi w'ibiremwa byose, ibiboneka n'ibitaboneka, umuremyi w'isi zigaragara n'isi zitagaragara. Tuguhaye icyubahiro kuduhaye umwanya mwiza wo kugira ngo twamamaze ijambo ryawe, twamamaze iby'ubwiru bwawe, kandi Uwiteka abantu bawe babashe kumurikirwa n'umucyo. Turasenze kugira ngo umucyo wawe rero umurikire benshi, abari mu gice cy'ubwami bw'umwijima babukurwemo mu izina rya Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu, ukinga ntihagire ukingura. Abakingiraniwe mu bihome by'umwanzi, abakingiraniwe mu bibazo by'umwanzi, uyu munsi babisokemo mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima.
mu mwanya tugiye kwinjiramo, ubu mwanya udasanzwe, ukore ibisabwa gukora hano mu isi, ubwami bwawe bumanuke muri iki kiganiro. Ibyo ushaka ko bivugwa muri iki kiganiro ari byo bivugwa, ibyo ushaka ko byumvikana muri iki kiganiro ari byo byumvikana, kandi ubicemo gukora ibikomeye ku buzima bw'abatuye isi ndetse n'abazadukurikirana. Ni mu izina ry'Yesu dusenze twizeye, amen. Pastor, ubushize mu kiganiro duheruka gukorana n'ubu twavuze ku mbaraga z'umwijima, hari ibintu nk'ibyo. Noneho uza kwitsa ku bintu by'indwara z'inkorano n'impfu z'inkorano, ndetse dusezeranya abantu ko aricyo kiganiro ubutaha tuzavugaho. ngira ngo nibe ntibeshye uyu munsi nibyo yari waduteguriye cyane rwose. Urabona Bibiliya iravuga ko bwanjye burimbutse buzize kutamenya. Iyo Ikinyarwanda bivuga ngo burimbutse buzize kubura ubwenge, ariko iyo Igiswahili iravuga ngo kabila langu la angamia kwa kukosa maarifa. Maarifa ni ukumenya, ni ubumenyi. Kandi ikintu gikomeye cyane Satani afatiramo iyi si ni ukutamenya, ni ukutamenya. Uhereye no mu ngobyi ya Edeni, iyo yashukashutse uriya mugore cyangwa ishukashuka Eva, kuko hari ibindi Eva atarazi, iramubeshya ngo oya no gupfa ntuzapfa, ahubwo uzamera gutya na gutya. Iramubeshya. Nuvuga ngo umuntu iyo uzi ikintu, umuntu ntabwo yakubeshya. Rero kutamenya niko gutuma abantu batanamenya n'Imana nyakuri iyo ariyo. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ngiyi Imana ngubu ubugingo buhoraho n'ubu, nuko bamenya Imana y'ukuri, bakamenya n'uwo yatumye ari we Kristo. Iyo rero wamenye Imana y'ukuri, ukamenya Yesu, biguha kumenya iyi si turimo, bikaguha kumenya ibiyikorerwamo, aho bituruka n'aho biva. Iyo wamenye Imana y'ukuri. Rero kubera kutamenya Imana y'ukuri, abantu benshi kubera kudasobanukirwa Imana y'ukuri, bituma ubwabo nabo batimenya, bigatuma nanone batamenya inkomoko y'ibyo bacamo n'ibyo banyuramo. Iki rero nicyo tugiye guhishura, tugiye kugaragaza inkomoko y'impfu zitunguranye, urupfu rutunguranye. Hari abantu, urabizi, iyo tusomye Bibiliya, umwanditsi wa Bibiliya yaravuze ngo Imana yageneye umuntu imyaka 70, yarwana cyane akageza ku myaka 80. Sinzi niba icyo cyanditswe abantu bakizi cyangwa mukizi. Nibura rero iyo niyo myaka fatizo yo muri iki gihe cyacu cya none, 70 cyangwa 80. Wagira amahirwe arabageze 100, gutyo za 90. Kutayigeza rero, hari ababa bapanze impamvu, hari izo mpfu zitegurwa z'inkorano, zipangwa, impfu zigategurwa zigapangwa mu isi y'umwuka. Hakabaho kwicara bakavuga ngo Ivode ntabwo agomba kurenza imyaka 50. Bakicara bakavuga ngo uriya mwana, uriya mugore atwite agomba kuvamo, ntabwo agomba kubya, uriya mwana agomba kuvamo. Bigapangwa, bagapanga bakavuga ati azajya kuramo inda igeze mu mezi 6, azajya asama mu mezi 6, iyo ndigomba kuvamo. Ibyo bintu bigapangwa mu isi y'umwuka, bamara bipanga mu isi y'umwuka, noneho bigaprintingwa, bakabiprintinga bikaza mu isi bifite imibiri. Nivuga ngo ikibazo cyose gitangirira mu isi y'umwuka, kigaprintingwa mu isi bifite imibiri, ariko cyatangiriye mu isi y'umwuka. Niyo mpamvu rero abakristo benshi bigishijwe ubukristo bw'inyuguti, ariko ubukristo bundi ni umwuka. Ubukristo ni umwuka, kandi ubukristo burimo imbaraga zisumba imbaraga zose zikorera ku isi. Burimo imbaraga zikomeye. Ubukristo burimo imbaraga, burimo ubutunzi, burimo ikintu gikomeye, burimo ubushobozi, burimo ubutware, burimo ubwenge buhanitse burenze ubundi bwenge bwose buri hano ku isi. Noneho rero sasa, ariko tukabona ikindi gice kindi. Urabizi, yo ntabwo nshobora kuvuga uku izi mpfu zitegurwa ntavuze
ubwami bw'umwijima kuko nibo buba bwihishe iki nibwo bwihishe inyuma y'ibyo bikorwa byo kwica, kwiba ndetse no kurimbura. Nibwo buba buri inyuma y'ibikorwa. Yesu yaravuze ngo umujura nta kindi kimugenza, agenzwa no kwiba, kwica ndetse no kurimbura. Kwiba iki turaza kubivugaho, kwica iki turaza kubivugaho, kurimbura iki turaza kubivugaho. Yesu ariko hepfo aza kuvuga ngo ariko nge nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi ubugingo bwinshi. Mu yandi magambo we yazanywe no kugira ngo abantu babone ubuzima kandi ubuzima bwuzuye, ubuzima bushyitse. Rero hari uwo Yesu yise umujura ari we Satani. Uwo icyicaro cyiwe ni ikuzimu. Ubundi icyicaro cya Satani nyirizi n'intebe yiwe ni ikuzimu. Niho presidence yiwe iri, ni ikuzimu, ni isi y'umwuka. Ikuzimu, iyo tuvuga ikuzimu ni isi y'umwuka, nta mubiri ujya ikuzimu. Hari abantu bajya bibwira ngo abagiye ikuzimu ni imibiri yabo bamanuye. No, ni roho zabo, ni imyuka y'abantu imanuka ikajya ikuzimu. Roho y'umuntu cyangwa umwuka w'umuntu numanuka ukajya ikuzimu. Ukagenda nje nganira n'umuntu ndi kumubaza nti wowe iyo ubona mubwira ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga ryacu rigezweho ry'iki gihe cya none riri hano mu isi, musobanura ndavuga nti iri koranabuhanga ryose tubona rya hano mu isi ntabwo bifite aho rituruka. Hari abantu bagenda bakajya muri za si z'umwuka bagakomunikana na bya biremwa by'umwuka. Bamara gukomunikana na bya biremwa by'umwuka bagahabwa ubwo bwenge burenze, butari ubwo mu isi hano, bakabukura muri iyo si y'umwuka. Ubwo bwenge bwo mu isi y'umwuka bakaza bakabukoresha mu isi bifite imibiri. Ubwo bwenge rero buza ari ubwenge nawe ushobora kuyoberwa ukavuga ngo ibi bintu byakozwe bite, byaciye mu zihe nzira. Urabikurura ntumve uko ibyo bintu biba byakozwe, ukabona kuko ari ubwenge buhanitse burenze ubwonko bw'umuntu. None rero utibwira ngo ni ubwenge karemano. Yego hariho abahabwa, hari abahabwa ubwenge bw'Imana. Bibiliya itwereka ubwenge, inkomoko y'ubwenge, itwereka ibyiciro by'ubwenge, bikagaragaza ubwenge nyamaswa muntu, ubwenge bw'abadayimoni n'ubwenge bw'ijuru. Hari ubwenge umuntu ashobora gukoresha bwo mu ijuru, hari undi ushobora gukoresha ubwenge bw'abadayimoni, aribo bamarayika bagomye, bashobora kugenda bagahabwa ubwenge biterwa n'uburyo winjiye muri ayo masezerano y'imikoranire n'ibyo biremwa. Bagahabwa ubwo bwenge bushobora gukora ibintu birenze intekerezo za muntu. Tugarutse rero mu cyo navugaga, rero icyo gice cyitwa ikuzimu kirimo Satani nk'umwami wacyo n'abadayimoni be n'ibyegera bye byose. Tuzi ko bifite ubwenge buhanitse bw'ikirenga. None rero hari abamanuka bakagenda bakagira gute, bagakorana, bakagirana amasezerano n'imikoranire n'ibyo biremwa na Satani na bamwe mu bamarayika be. Noneho bahabwa bakwinjira muri ayo masezerano y'imikoranire, bo bagahabwa uburyo, ubwenge bwo kwica, ubwenge bwo kugira nabi, guhemuka, kwangiza isi, cyangwa se bwa bwenge bubafasha kugira ngo ibikorwa bya Satani bihe byo kwiba, kwica no kurimbura bikomeze kubaho hano mu isi. Ni ukuvuga ngo ibyo Satani apanga hari ari kuzimu kugira ngo abisoze hano ku isi. Niba Satani ashaka kwica umuntu, niba Satani ashaka kugira ngo hagire umugore uzajya ubyara inda zivamo, abe hano ku isi ababaye, abandi bahekewe ntaheke. Niba Satani ashaka ko hari umuntu ku isi ugomba gupfa ateneje cyangwa adakwije imyaka ye hano ku isi ngo yisazire neza, bimusaba kugira ngo hari ari kuzimu atume umwuka we, ari we dayimoni cyangwa se umuzimu, bisaba ngombwa ko bizamuka bikinjira mu mwana w'umuntu uri ku isi.
wa mwana w'umuntu uri ku isi wambaye umubiri, ubwo urumva byatangiriye mu isi y'umwuka ikuzimu, ariko barashaka kugira ngo babisohoze ku buzima bw'umuntu uri hano ku isi wambaye umubiri. Kugira ngo rero ibyo bigerwa apfe, hari abantu yinjiramo bakanga ivode, bajya bamureba bakavuga bati weya ivode uriya mugabo agomba gupfa, ntabwo arirata kwanza, tugomba kumukomesha, by'abasaba bavuga ngo ni kumukomesha, tugomba kumwereka agomba gupfa. Baricara rero, muri uko kwicara ubwo wa muntu azajya ahantu gutya, azajya ahantu hahandi abakorana na yasi y'imyuka, habeho gutegura, habeho gupanga. Ni isi y'umwuka irategura, ntabwo ipfa gukora. Ivode nta kibazo gishobora kuza ngo kikugweho uyu munsi kitarabanje gutegurwa, ntibibaho. Ni ibintu bitegurwa mu isi y'umwuka hagapangwa. None rero hamara inama ndetse n'inama zigakorwa z'uko umuntu azajya avanamwo inda, niba ari ikibazo cy'inda kavuga bati azajya asama zivamo, ubwo icyo nicyo cyapanzwe. Ariko muri uko gusama inda zivamo, nuko n'ubundi uwo mugore bamaze kubona yuko mu nda ye Imana yateganyije ko mu nda ye hazavamo abayobozi, hazavamo abantu bakomeye. Buriya nubona umuntu ubyara inda zivamo byaranze, abantu babyara byaranze, Imana ibarabahaye inyenyeri yo kubyara abana bakomeye. Ikuzimu bakabibona bakavuga ati no, tugomba gufunga iriya nda itazavamwo ziriya nyenyeri z'abari abana bazaza bakayobora isi. Bisaba rero kugira ngo habe hari umuntu, umwagenti cyangwa uhagarariye Satani kuri wowe, azagenda rero baraterana bakavuga ko isawa, bagakora ibyo bakora mu rwego rwa kirozi, bakatura amazina ya ivode, bakatura amazina runaka, bagakora ibyo bakora. Noneho haba harapanzwe na kalendari, kalendari yarapanzwe itariki ya runaka izwi mu isi y'umwuka yuko nizajya igera iyo ndizajya ivamo. Hari abandi noneho sasa ugasanga noneho wa muntu arasama inda zikavamo, ariko kibwira ko ari Imana ibikora, kandi atari Imana ibikora, ahubwo ari izindi mbaraga zindi zamufatiye ibyemezo zidashaka ko uwo muntu asama ngo aheke nk'abandi. None izo mbaraga rero bisaba kugira ngo zikorane n'umwana w'umuntu, abitwa abarozi. Nuvuga ngo Satani ntiyabasha gukora adafite abarozi n'abapfumu. Abapfumu ni nk'abatambyi, niho abarozi ubundi bacisha. Buriya abapfumu bakunze kuba baba hejuru y'abarozi, kuko abarozi bajya gucisha amarozi ku bapfumu. Noneho rero sasa ni ukuvuga ngo rero abapfumu baba bameze nk'abatambyi ba Satani. Iyo rero niba ushaka kwicisha umuntu ivode, bigusaba kugira ngo ujye ku mupfumu, uburyo uti runaka ndashaka ko munkiza amereye nabi. No urumva ijavuze amereye nabi, hari ibyo usabwa byuha ya mizimu cyangwa bya biremwa, reka mbivuge bya biremwa wa mupfumu aba yoroye, abasenga ari byo biremwa by'umwuka bitagaragara, ariyo mizimu. Uzasanga aho ngaho aho uwo mupfumu ari hari ibihagarariye iyo mizimu. Bya bishushanyo biba biri aho ngaho biba bihagarariye bya biremwa yoroye ariyo mizimu. Noneho rero sasa ubwo nge ndimo ndagaragaza uko impfu zitegurwa. Noneho niba ugiye kwicisha wa muntu muri wa mupfumu, kwa wa mupfumu arakubwira ati zani ibyo abakurambere bashaka. Abakurambere nabahe? Ni umuzimu wapfuye asenga. Wa muzimu wapfuye wa mupfumu aramya cyangwa akomoraho za mbaraga. Wa muzimu wapfuye aramya akomoraho za mbaraga, nuvuga mu isi y'umwuka igihe kiragira gahinduka ikigirwamana. Uwo muki, uwo muntu wapfuye kera ari we muzimu, koko uri agahabwa ububasha bwo kuba yagira nabi. Ejo bundi nari ndimo ndasengera umwana w'umukobwa, noneho umwana w'umukobwa, ariko abo twasenganaga nababwiye ni hano ibi ngibi nizere ko mwize musobanukiwe mumenye imikorere ya Satani. Mu gihe namusengeraga umwana w'umukobwa, gahunda no kuvuga ngo abarozi, umurozi umuroga yashakaga kwapfa. Noneho ntangiye gucyaha uwo muzimu uri wo muri uwo murozi, muri uwo mwana w'umukobwa. Umuzimu ndawubaza nti wa muzimu we urinde?
umuzimu uravuga ngo ndi nyirakuruza. Wowe nyirakuruza urashaka iki kuri uyu mukobwa? Uwo muzimu uravuga ngo ndashaka kwapfa. Ndabubaza ninde wagutumye kuri uyu mukobwa? Bati ni nyirakuru. Ndabaza ubwo nyirakuru ariho? Ni nyirakuru ariho? Ariho. Ni n'umwadeperi cyane wumva w'umudiyakoni mu rusengero. None uwo muzimu ndabaza ni murashaka kumwicira iki? Bati nta kindi gusa nyirakuru nta ashaka kwapfa kuko uyu mwana uyu mukobwa uyu nguyu dushaka kwica ubwo arangije 6e azagira abana bakomeye. Dore afite azatunga amamodoka, azagira ubutunzi bwinshi, azajya mu bihugu byo hanze akiza umuryango we. Ibyo nidushaka ko abigeraho. Urumva ukuntu umuzimu wabivuze? Ntabwo nyirakuru ashaka ko abigeraho, niko umuzimu wambwe ntabwo ashaka ko abigeraho. Ndawubwira ni okay sawa, urasohoka nudasohoka ndakwica. Niko nawubwiye. Urambwira ati njye napfuye kera sinjya mpfa. Kuko nyine urumva n'umwuka nyine ni wapfa kabiri. Igikorwa nuko umuntu wirukana ukava muri we. Ndabwira okay sawa. Ndawubwira ni ngaho subira kwa gutumye. Urambwira ati yanyica ati najya nkubwire ngo bantu mudukurikiranye isezerano rishya bambaye isezerano TV. No kuvuga ngo buri abana b'abantu bagira imbaraga no kwisi kurenza imizimu. Ndawubaza ngo none se wahawe iki? Ati yampaye inzoga yanerekereye ndanywa ndaza, akazi kanjye no kwica. None rero ntangiye kuyikubita no kuyirukana, haza umurozi wo muroga mwisi y'umwuka. Umurozi buriya umurozi ni umwuka. Umurozi aba ari we wiyiziro nyirakuru. Nyirakuru nawe atangira kuvuga, atangira kumbwira ngo ariko ngo ukoze ikintu kitarakorwa n'umuntu wese. Niko uwo murozi yavuze ngo ariko ngiye kukwica. Ndavuga nti nge sinjya mpfa, ntago mwanshobora. Abakagiye kwica wowe no ngewe. Uwo murozi avuga ngo ntabwo ari umupasiteri wa mbere naba nishe. Ndamubwira nti abapasiteri bapfa nge sindimo, unyishutseho uramuvamo kandi uramurekura. None ikintu gikomeye waje kumbwira ngo ariko aba murinjije ubu siyungu waretse tukamwica. Numureka akabaho, akabona amamodoka, akabona amazu, akafata akagenda agatunganirwa, ko azafasha se na nyina we hari icyo azagufasha wowe nk'umupasiteri. Siko murinjije mwega abapasiteri wamuretse agapfa kwibyo akora. Ibyo ngibyo ushaka kugira ngo abibone ko bizafasha umuryango hari icyo bizakumarira. Urumva rero ibi mbivuze kugira ngo mpishuri imikorere y'abazimu n'abarozi. Nuba umuzimu bisaba kugira ngo ukorane n'umurozi. None umurozi icyo akora atuma iki umuzimu akawutuma kwica. Habaho none rero naje kubaza uwo muzimu se murashaka iki? Turashaka kumurya. Murashaka kumurya? Nti ntabwo mumurya, turashaka kumurya. Nyirakuru we yamutanze arashaka ko aribwa, ubuzima bwe bukarangira. Ibyo rero nibyo nkwereka impfu z'inkorano aho zitegurwa zigapangwa bakavuga ngo runaka agomba gupfa. None mu mpfu rero hari igihe mu mwuka abategura uko umuntu muri izo mpfu z'inkorano cyangwa zipangwa. Ubwo ni naho hakomoka izi mpfu zose z'iki. Izi mpfu zose ubona zitunguranye, impfu zo kwiyahura, impfu z'impanuka, abantu bapfa kubw'impanuka, abantu bapfa biyahuye, abantu barwara umunsi umwe ejo bagapfa ukumva ngo yapfuye, yarwaye umutwe birangiye ejo arapfuye. Izo ni impfu z'amashitani, ni impfu ziba zatewe n'imizimu. Kandi iyo mizimu inyuma yayo haba hari abarozi, haba hari abana b'abantu benshi. Rero bapfa izo mpfu ziba zateguwe muri ubwo buryo. Nubwo buryo zitegurwa. Umuntu akajya ahantu akavuga ati nshaka ko runaka apfa, avugana n'ibyo biremwa ariyo mizimu cyangwa amagini cyangwa amashitani. Bakicara urashaka ko apfa gute? Imizimu nayo ikabaza uwo muntu cyangwa se ayo mashitani akabaza wa muntu ati urashaka ko apfa gute? Akanzura ati impanuka. Bisaba kugira ngo binjire rero
mu mwuka barebe ko mu gisekuru cy'iwanyu niba hari abantu bagiye bapfa amaraso amenetse, amenetse hasi. Mbega wa muntu upfa amaraso yamuvuyemo, nicyo nshatse kuvuga, yamenetse hasi. Iyo binjiye mu mwuka rero bagasanga mu muryango wanyu so si uko yapfuye, nyoko si uko yapfuye, sogokuru si uko, mwagiye mwiryamira bagapfa urw'akarago, bahita bakubwira ati ibyo ntibikunda. Ubwo wenda bwo bakareba bakavuga ati haba urw'akarago. Urw'akarago rero bisaba kugira ngo batume indwara. Ubwo bahita badesida bakavuga ati mwusukamo indwara muri we, diyabete mwinjiremo, kanseri mwinjiremo. Ubwo bikaba byarapanze, kanseri izakwinjiramo, uzayimarana igihe runaka, igihe nikirangira ya kanseri ari igukura muri uyu mubiri. Abantu rero kubera kutamenya imikorere y'isi y'umwuka, byose bikitirirwa Imana. Byose bikitwa ko ari Imana yabishatse. Ariko ari akazi ka wa mugome Satani kiwe, abari mu kazi ke ko kwiba, kwica, kurimbura. Niho rero usasubwa icyo gihe hahamagarwa umuzimu cyangwa ijini. Ubundi hari amagini, hari ijini ryitwa jini makata. Jini makata niryo jini riteza impfu zitunguranye, riza rikata rivana ako kanya. Jini makata kubakorana n'iki n'amajini. Hari iryo jini ryitwa jini makata, iryo rishinzwe guteza impfu zitunguranye. Aho rero sasa ni kuvuga ngo niba mu mwuka bamaze kubona yuko mu muryango wanyu hari impfu zigira gute, za amaraso ameneka hasi, ubwo hahita hoherezwa ikidayimoni cyahawe ibitambo, nawe watanzwe aho ngaho. Naravuze nti urupfu ni umwuka, ni umwuka uhamagarwa, wamara guhamagarwa rukoherezwa ahantu runaka, rukaba rwicaye rugutegereje. Hari igihe rwoherezwa niba rwapanze yuko bapanze ko ugomba kwicwa n'impanuka, amazina yawe bayahuza n'urupfu, ubuzima bwawe bakahuza n'urupfu, urupfu bakarusunika bakavuga ati genda umuteze impanuka. Ubwo ruvaho ruri rukaza rukicara mu modoka. Wakwicara mu modoka, ukicara mu modoka urupfu rwahageze, ari wowe rushaka, ntujye kumva pa runaka ko zimanuka arapfuye. Ngizo mpfu z'inkorano. Izo mpfu rero ntabwo ziba zivuye ku Mana. Uwo muntu aba yibwe, uwo muntu aba asahuwe. Izindi mpfu ngizo niba ari izi ndwara runaka, urw'akarago bamaze gupanga ko urw'akarago, umwuka uroherezwa pa utangire gufatwa n'umutwe. Umutwe ugenda ukurya pore ubi w'ikirenga, nibigera nijoro ejo uhita upfa, uryamupfe. Izo mpfu n'iki ntabwo ari ipfu. Uwo muntu aba yibwe, abagize gute, asahuwe, Satani abamutwaye. Rero ibingibi tubigambire kugira ngo duhishurire abana b'Imana, duhishurire abasenga, duhishurire n'abadasenga, bamenye ibibaho, bahagurukire gushaka umwami Yesu. Uwizeye umwami Yesu iyo ahagaze mu mwanya we, izo mpfu z'integurano, izo ziba zapanzwe vifo vya kupangwa, bishobora kuburizwamo, bishobora gusenywa, bishobora guhagarikwa. Aba bantu twavuze baba barafatiwe ibyemezo mu isi y'umwuka yo kuvuga ngo bazajya basama zivamo, ni ukuvuga ngo ibyo birahagarara mu mbaraga z'amasengesho wamaze gusobanukirwa, birahagarara. Izo mbaraga zigakubitwa, zigahunga ubuzima bw'abantu, iyo myuka ikava mu buzima bw'abantu. Zimwe mu ndwara nyinshi rero ni inkorano, nazo ni inkorano. Usanga hari abantu barwaye indwara z'inkorano ariko ziterwa n'abadayimoni, ziterwa n'abarozi. Abarozi aribo bazitongereye, aho bashobora guhamagara umwuka bakawubwira ngo genda winjire muri kamariza uhinduke diyabete. Pe ni ukuvuga ngo ugapimwa n'abaganga n'ibiki bakabona ni diyabete 100%, ariko iyo diyabete ari indogano, ari indogano, ari diyabete y'umuzimu cyangwa ari dayimoni ryaje rikaza rigahita ryinjira mu mubiri wawe, rikicara mu mubiri wawe. Kuko dayimoni abantu mu byumve cyangwa umuzimu ni umwuka, ntabwo wawubona. Kwinjira mu mubiri wawe ni ibintu byoroshye cyane. Umwuka kugira ngo winjire mu mubiri w'umuntu ni ibintu byoroshye. Guhumbya no guhumbura umwuka wa winjiye mu mubiri w'umuntu. None rero winjira mu mubiri w'umuntu ugahinduka indwara runaka. Iyo wahindutse indwara runaka rero urayivuza byange, kuko ni indwara y'iki, ni indwara y'umwuka. Kandi hari abajya bishuka bakibeshya bakabirukanye mu bapfumu.
ku batambyi ba Satani. Icyo umupfumu akora rero ukimugeraho nawe ni ukuvuga ngo ni umuntu ubukorana n'imyuka mibi cyangwa n'amashitani. Icyo akora ashobora gufata umuzimu akawutuma akawubwira ngo ngaho ya mihango abagukoreraho agukubita ibyatsi agutongera avuga, ahamagara umuzimu ukaza ukakwinjiramo, wakwinjiramo ukavugana na wa mwuka wundi washyizwemo na wa murozi waguteje icyo kibazo. Ubwo ibaye imyuka ingahe? Ibiri. None wa mwuka wakwinjiyemo w'umurozi yaguteje ushobora kuba ari umwuka w'urupfu cyangwa w'izo ndwara cyangwa se w'ubukene cyangwa gukora ntibigende cyangwa se w'inyatsi, biterwa bisadepa n'iby'isi y'umwijima iba yapangiye umuntu cyangwa umurozi ibyo aba yarashatse kugirira umuntu. None rero uwo mwuka umupfumu agushyizemo wundi uganira na wa wundi bikumvikana, ukabwira undi ati uramushaka iki, bumwihoreye muha agahenge k'iminsi mike. Aho niho uzatangira kubona umuntu wagiye mu bapfumu nibura nyuma y'iminsi ingahe atangiye kumva ibintu byoroshye. None nyuma ubwo numva nyuma y'ukwezi wa mwuka none sasa igatangira gukorera muri we, none igateza cya kibazo kigahita kigwajuka kikaba kinini. Ibyo bikorwa rero ni isi y'umwijima yabipanze ko uwo muntu agomba kubabazwa muri ubwo buryo. Ubwo rero umugambi w'iyo mpamvu ni ukugira ngo wowe wa muntu ujye uhora ku mupfumu, wa mupfumu ko agenda gushyiramo iyindi agukoreraho imiti akusiga agira gute, niko akumanura ikuzimu, niko agatanga ikuzimu. Ubuzima bwawe burimo buragenda bumanurwa ikuzimu. None kugeza ku rwego wowe ujya mu bapfumu usanga waratangiye kuba umurozi, kuko nawe atangira kuvuga ati ibingibi tugwaye genda ubisuka ahangaha, genda ubimena ahangaha, watura amagambo ya naya, ubwo ugasanga nawe watangiye kuba iki, umurozi. None uwo muntu abo nibo twita abaswahili babita ngo ni washirikina. Abantu baba bafatanyije n'abarozi, ugasanga nawe yinjiye mu isi y'abarozi yabaye umurozi, ategereje gupfa karimbuka akagikuzimu nk'abandi bose. Ubwo rero ibiyo ubundi imyuka yose aho ivikagera mibi yirukanwa n'umwuka w'Imana, ntabwo yirukanwa n'iyindi myuka mibi. Rero abantu baba bagiye gushaka iki kwivuza hariya baba bagiye ahubwo guhaha iyindi myuka mihahirano yindi, ugasanga umuntu azengerejwe n'umuzimu wabo mu muryango niwo umuteza ibibazo. None wa muzimu w'umuryango ukwirukanyije mu bapfumu, umupfumu nago arengejeho imizimu yiwe, wenda n'umurozi hari undi yohereje ku buzima bwawe, ugasanga noneho ubwo ubaye indiri cyangwa ushyizwe mu maboko y'iyo myuka mibi myinshi uba waragiye guhaha cyangwa gushakisha. Ku Mana yo mu ijuru niho hari igisubizo cya muntu, ku Mana yo mu ijuru niho hari igisubizo cy'ibibazo umubiri w'umuntu wagira, ubuzima bw'umuntu bwagira, imibereho y'umuntu yagira. Iyo atari ibyo ukajya gushakishiriza ibisubizo ahandi hantu hatari ku Mana yaremye ijuru n'isi, aho niho za destine z'abantu zifatirwa, aho niho za destine sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda, kupindishwa kwa hatima ya mtu au kwa destine ya mtu. Ni nko kuvuga ngo ni nko wari urimo uragenda gutya destine yawe bakayidevia direct, wowe wari uri muri iki cyerekezo cy'umugisha, kandi n'abantu barakubona koko kuri mu cyerekezo cy'umugisha w'iterambere no kuzamuka niki. None sasa abarozi niba bashaka kugira ngo bakudevie, nuko bateze ikibazo, wamara guteza ikibazo cyaza mu buzima bwawe ukayoboka iyo bapfumu. Igihe wayobotse iyo bapfumu baba bakudevia, uhita ufatwa, ya destiny yawe niho ihita ifatirwa ikamanurwa ikuzimu mu isi y'umwuka, ikuzimu bakaboha ubuzima bw'umuntu. Bimwe mu bibazo rero abana b'abantu bahura no kwisi, bahura nabyo hano kwisi, umuntu ku giti cyashobora guhura nabyo kwisi, company ishobora guhura na company, ushobora gufungura company ugasanga irimo iraca mu bibazo bitandukanye, itorero rigaca mu bibazo bitandukanye, cyangwa igihugu byinshi biba bishunikwa n'imbaraga z'ikuzimu. Ariko za mbaraga z'ikuzimu zidashobora gukora, imbaraga z'ikuzimu ntago zishobora gukora atari abantu zikorana nabo. Bisaba kugira ngo hagire umuntu mu muryango uhagurutswa, hagire umuntu w'inshuti yawe ivote ajya kuravuga ati nubwo yiza kaminuza ariko ararekera ubusa ntaho azagera, ntago azaturuta. Bisaba kugira ngo hagire umuntu wakira umwuka w'ishyari mu mutima we, akugirira ishyari, arebe imikorere yawe, arebe imizamukire yawe, avuge ngo no, uyu ntabwo azarenga hano.
uwo muntu rero niwe ugenda akagira gutaka gutanga muri za mbaraga z'iki z'umwijima. Za mbaraga z'umwijima rero igihe zirekuriwe mu buzima bwawe, zoherejwe mu buzima bwawe, iyo myuka mibi niho sasa utangira gucamo. Nta kindi myuka mibi iteza, ni ukuguteza ibibazo, kugucisha mu buzima bugoye, abantu bakagira ngo ni Imana ariko atariyo, ahubwo ariyo myuka mibi. Ibyo rero tubona ko Yesu aza mu isi yaje abohora abantu, yirukana abadayimoni, yirukana imyuka mibi mu bantu, indwara ari nyinshi, ariko akaza asenya bwa bwami bw'umwijima, cyangwa se gusenya ubwami bw'umwijima ni ugusenya bya bikorwa by'imyuka mibi mu buzima bw'abantu. Udafite Yesu rero mu buzima bwe nta hantu yashobora gucikira iyo myuka. Udafite Yesu mu buzima bwe nta hantu yatsindira abarozi. Bari abantu bajya bibeshya ngo baritsiritse, biriya bintu byo kwitsirika, uriya muhango wo kwitsirika umuntu akajya mu bapfuma akitsirikisha ngo ntiyarogwa. Nta kindi kiba gibayeho cy'umupfuma gukorera, agukubita umuzimu kaze, dayimoni rikomeye rikaza rikaba mu buzima bwawe. Icyo kiremwa rero nuvuga ngo tubona yuko Satani akazi kiwe no kwiba no kwica no kurimbura. Ntabwo wabana n'umuzimu ngo akurinde, ahubwo afite ibyo azakunyaga byinshi, azakwiba byinshi, azakwiba urubyaro, azakwiba abana, azakwiba ukuboko kwiza, azakwiba igikundiro. Umuzimu iyo winjiye mu buzima bw'umuntu wangiza imibereho y'umuntu mu buryo budasanzwe. Imana rero kuko Imana ari urukundo, nkunze kugaragaza ko Imana mwirema rya umuntu wese yemeye kwaza ku isi, hari ibintu imushyiraho bimufasha kuzabaho kuri iyi si. Imana ubwayo, uruhinja rukiza ku isi, umwana akivuka aza mu mwuka we, Imana yamaze kumushyiramo, yamaze kumuha inyenyeri y'igikundiro. Buri muntu wese inyenyeri y'igikundiro arayigira, igikundiro kiba kimuriho, arakivukana. Inyenyeri y'umuryango arayivukana, ngaragaza inyenyeri 5. Inyenyeri y'umuryango arayivukana, ko buri muntu wese abazi Imana ibaragambiye kugira ngo azakomokweho umuryango, ashake, namara gushaka nawe aveho uwundi muryango. Buri muntu wese rero afite iyo nyenyeri y'urushako. Abantu bapfa badashatse n'abandi baba bikoze, baba bashyiriyeho limiti. Aba bantu, buri muntu wese inyenyeri y'ubukire arayivukana. Abantu bapfa ari abakene nyakujya, n'abandi bantu baba bazinze, n'abandi bantu baba borotse. Buri muntu wese inyenyeri y'umuryango igendana n'iy'urubyaro. Rero ibyo ni ibintu isi y'umwijima abakorera mu gice cy'ubwami bw'umwijima kwa Satani, bahawe ubwo bumenyi, abasha kukureba akavuga ati ivoda zabiki, uyu mwana uvutse agahita abona icyo ari cyo. Umwuka ukaza ugira ngo wa mwana noneho sasa avutswe bwa buzima kugira ngo atazagera muri ya mibereho, cyangwa muri kwa kundi, muri ya destiny yiwe. Rero ariko ku muntu ufite Yesu Kristo, usenga Imana, bitinde bishirekera nubwo yaba ataragira ubwo bumenyi nk'ubu ngubu, Imana ikomeza kumurinda kugeza igihe azagera aho ajijuka, umucyo w'ubwami bw'Imana ukamumurikira, noneho Imana igakora ibitangaza, agakurwa muri wa mwijima. Yesu ashimwe cyane. Ndumva rero twasoreza aho ngaho kuri iki ngiki, gusa nsoza navuga ngo umuntu udukurikiye, umuntu utureba aho waba uri hose, igisubizo cyo guhagarika izo mpfu z'inkorano, igisubizo cyo kuba wagarurizwa inyenyeri yawe yibwe, yatwawe n'abarozi, igisubizo birashoboka akaba ari inyenyeri y'urubyaro rwawe. Iyo ubundi yatwawe, urubyaro ntarwubona. Niba ari igikundiro yatwawe, ntawe ugukunda urangwa, ibyo ukoze byose urarambagizwa ntibikunde, ntawe ugukunda, ntawe ukubona. Iyo umuryango yo yatwawe, ushaka gushyingirwa, ushaka cyangwa kurongora, ntibikunda, ntawe ukubona mu isi y'umwuka, ntibakubona ukuntu. Niba ari iy'amagara meza, nyenyeri y'amagara meza, Imana ire mu muntu igambire kugira ngo agire sante nziza, amagara meza. Nta muntu Imana izana ku isi yifuza kugira ngo indwara, ibyo byose tubone birwara n'ibikini, imbaraga z'imivumo n'imikorere ya Satani hano mu isi. Kandi niko kazi kiwe, nibyo ashinzwe Satani, ni uguteza izo ndwara, ni uguteza ubwo bukene, ni uguteza ibyo bibazo. None ibyo bibazo bisaba kugira ngo hagire abantu babiri inyuma
nyuma y'ikibazo burya inyuma y'ikibazo cyose umwana w'umuntu aba afite, waba urimo uracamo wo tureba cyangwa se duteza utureba udukurikiranye, buri nyuma y'ikibazo hari umuntu ubukihisha inyuma, buri nyuma y'ikibazo umuntu ahura nacyo hari umuntu ubukiri inyuma. Iyo mvuga umuntu usanzwe uriho, none nimvuga umuntu niwumve ngo ni umubiri w'umuntu. Umuntu narabibabwiye nkunze kubivuga hano ku ISEZERANO TV, umuntu numurebera mu mubiri wowe uzabona umunyamubiri, ariko umuntu ni umwuka. None rero sasa buri nyuma y'ikibazo hari umuntu ubukiri inyuma wamaze kugira gute kugikreya mu buzima bwawe, ari we wamaze kugikreya, kandi noneho sasa haratanzwe n'ibitambo byo kugira ngo gishimangirwe ntikizakuveho. Hari imizimu njya nita imizimu mirinzi. Iyo hari ikibazo woherejwe, hari umuzimu uzamuka kugira ngo kikuboheremo nikizigere kikuvaho, uzuka kurindira muri icyo kibazo. Ndetse hari nabuteza kunyurwa n'ibyo bibazo, ugaho ukumva ko ntacyo bigutwaye, ukuriho ukubayeho ukabyakira. Ntugire umutima wo kuvuga ngo reka nsenga Imana imvane muri ibi bintu, ahubwo ukagera igihe ukabyakira. Umuntu nk'uwo rero ni iryo tekinika baba baramukoreye, ni umwuka uba waraje ukicara mu buzima bwe. Umusore agakubita imyaka 50, ikintu kibazo cyo gushaka yarabyakiriye, yumva bitamureba. Undi agakubita imyaka 60, nta nakaza aragira ko gusiga mw'abana, ngo yegi kwibaza ariko nk'ubu mpfuye abana nabasigahe muri uyu mujyi. No akabyakira, we akibwira ngo nubushake. No. Ubundi agakubita imyaka 40 ingahe abyara zivamo akabyakira. Ibyo byose rero ni imizimu, hari imizimu yoherezwa kugira ngo iheze abantu muri ibyo bintu. Noneho sasa abantu bagakagirwa, bakarogwa mu buryo bwo gukagirwa. Noneho rero hari abandi bashaka kwibeshya ngo buriya ngo nukubera ibyaha, ngo nukubera ibyaha bo mu nsengero. Buriya nkunze kuvuga ngo ibyaha ntabwo bibuza abantu kubona ibyo mu isi. Ibyaha bizakubuza kubona ubugingo buhoraho, ibyaha bizakubuza kutajya mu ijuru, ariko ntibyakubuza kubona amafaranga, ntibyakubuza kubona akazi, ntibyakubuza kubona ibyo byose byo mu isi. Icyo bikubuza ni ukubura n'ubugingo, utandukanywa n'Imana mu rwego rwo kuzabona ubugingo. Mu isi rero hari abantu baba barakoreye abo ngabo bagenzi babo, bakabaroga ubukene, bakabaroga. N'ibyaha birarogwa ivode. Uzi ko ibyaha ubwabyo hari ibyaha by'inkorano. Umwana akavuka ari umwana ufite imico myiza, nawe ubona ko ari umwana ufite uburere, ariko igihe kikagera ukabona akana karahindutse, katangiye kuzana imico mibi, kabona akana ukazumva ngo kabaye mu biyobyabwenge, ubundi ukumva yarabaye indaya isigaye yicuruza. Wowe ukagira ngo ukibwira ngo ni amahitamo ya wa mwana we kunywa ibyo biyobyabwenge, ni amahitamo y'uriya mwana kujya mu buraya. Kumbe sibyo, ahubwo bararebye aravuga ati uyu mwana kugira ngo dusenye ahazaza hiwe, kugira ngo dusenye destine yiwe. Kuko reka nkubwire icyo nabajije umuzimu ndi kusengera uwo mwana w'umukobwa. Namubaje nti se kuko ibyo bintu mbizi nyine bikorwa, mbaza uwo muzimu ni nyuma yo kumwica ibyo ngibyo byose mwavuga by'amamodoka n'ibiki byose mwabihande. Uwo muzimu uravuga ngo umurozi umuroga ushaka ko uwo mukobwa agomba gupfa, wapanze kuzabiha umwuzukuru we, kuko uwo mwuzukuru we ngo ni wakunda. Nuba ngura mu isi y'umwuka, wowe urapfa, ushobora gupfa, bwa buzima wagombaga kubamo hakaza undi akabubamo. Nuko bigenda muri bwa bujura. Yesu yavuze ngo umujura agenzwa no kwiba. Ubwo uribwe mu rwego rw'imyaka wagombaga kubaho ntukibayeho, na ya mibereho wagombaga kuzabaho ku isi urayibwe. Hari uwundi ugiye kuyisigaramo, Ibyo rero nkunze kuvuga ngo njye nibyo Imana yampagariye muri iki gihe nk'iki ngiki, kugira ngo mishure ibyo bintu kandi dufate ingamba zo gusenga kubigishijwe ibi ngibi, kuba bumvise ibi ngibi, kubatishoboye kwisengera tubafashe gusenga. Nicyo nangiye kubaza nti ubundi intsinzi yabyo ni iyihe? Ni imbaraga, ni ukwakira Yesu Kristo mu buzima bwawe. Icyo ni icyambere. Ku muntu utafite Yesu Kristo mu buzima bwe, wowe nta ntsinzi yabona. Yesu niwe wazanye intsinzi, niwe watsinze urupfu n'ikuzimu. Nuvuga ngo imbaraga zose z'ikuzimu zashyizwe munsi y'ibirenge bya Yesu, zimaze gushyirwa munsi y'ibirenge bya Yesu. Arongera natwe aravuga ngo nzubaka itorero kuri urwo rutare, n'amarembo y'ikuzimu naho yacinguka
ntazarishobora. Iyo tuvuga itorero ntabwo ari izina ADPR, ntabwo ari izina Zion, ntabwo ari izina Anglican. Itorero ni umuntu. Nuvuga ngo rero Yesu iyo wamaze kumwinjiramo akubaka ku rutare. Urutare niki? Niwe. Na akubaka kuri we, akakubaka mu ijambo rye, ku buryo iyo mizimu izamuwe ikoherezwa kuri wowe. Ayo majini azamuwe nk'icyo kijini jini makata, nikabwirwa ngo genda uteze impanuka runaka, uwo mwuka ntago gushobora. Urawukabukira ugahunga ubuzima bwawe. So rero igihe udafite Yesu, rero Yesu niwe rukingo kuri izo mbaraga zose. Nicyo gisubizo. Icya kabiri, ushobora kuba ufite Yesu ariko utaramwiga ngo umumenye, umusobanukirwe. Rero ukiri bebe spirituel, ukiri wa mwana wo mu mwuka. Iyo uri umwana mu mwuka uba ukeneye umuntu ugukurikirana, uba ukeneye umubyeyi ugukurikirana, akakurera, akagukuza, ukageza ku rwego babandi barwanya icyitwa umubyeyi mu mwuka. Buriya n'ubuyobe. Umuntu wese ugufasha akakurandata akakugeza ku rwego rwo kumenya, aba yarabaye umubyeyi wawe. Rero uba ukeneye umubyeyi mu mwuka ugukurikirana, akagufasha mu byo utazi, mu byo udasobanukiwe, akakuyobora, akakwigisha gusenga, ukageza ku rugezo rukwiye rwaho noneho nawe utangira gufasha abandi. Nuvuga ngo rero nicyo bisaba, aho niho ubona insinzi. Rero Imana amahoro iha abantu umugisha badukurikiye, kandi bamwe muri mwebwe mushobora kuba muri guhura n'ingaruka zabo bantu ibyo byintu, kuko hari abantu tuvugana nabo kano kanya baba bari guca muri izo ngaruka. Nukuvuga ngo rero, nuvuga ngo ibi bintu iyo bikubaho, nuvuga nta hantu wakikira isi y'umwuka. Buriya niba wararozwe ivode umuntu baramuroze kutazashaka, baramuzinze ariho uruzingo rw'urushako, niyo uvuye hano ukajya muri Amerika ujyana na rwa ruzingo, winjira mu ndege uruzingo rukuriho. Niba wararozwe ubukene, uzava hano ujye muri Amerika, winjira mu ndege wa mwuka w'ubukene wicaranye nawo. Wagera muri Amerika wakururuka mu ndege, uwo mwuka nawo ukaburi kumwe nawo. Gutyo mpaka muri cya gihugu abandi batunga bagatunganirwa, abandi bakagubwa neza, wowe ugubwa nabi. Mu gihugu kirimo amahoro, wowe ubura amahoro. Niko bigenda. Bisaba rero, nibyo nkunze kuvuga, ubundi ahangaha niho hatangirira deliverance, amasengesho ya deliverance. Ayo bamwe batazi ayariyo. Noneho hari abantu bajya bamamagana, nkasanga nkumva agenda karanyishe, nkasanga muri aba bakozi b'Imana harimo abarozi benshi. Muri abakozi b'Imana, mu bakozi b'Imana harimo abarozi benshi, harimo abakonikoni benshi. Nkasanga hari nk'umuntu ngo wagiye gukorerwa nabibaza, hari umwana wambwiye ngo umuntu ari kumukorera deliverance yamusabye mayo y'imbere. Amaze kumusaba mayo y'imbere, amusaba n'utuntu two kuri sex, amusaba udusatsi two kuri sex. Arabifata arabitwika, ngo ubwo ngubwo ngo yarariho dayimoni musambanya nijoro, ngo ubwo arayitwitse. Ubwo kandi ubwo ngo amubwira ko amubohoye agiye kubona umugabo. Uwo ni umupfumu, abo wari umurozi. Ahubwo uwo muhango abakoze ni umuhango ukomeye cyane. Ugasanga rero numva iyo ni deliverance. Hari undi nigeze guhura nawe, umwana w'umukobwa arambwira ati ngewe umuntu yarambwiye kugira ngo nkorere deliverance, yasambanywaga nabo badayimoni bijoro nyine. Niyo myuka nawe nicyo kibazo, n'urushako nicyo kibazo yari afite. Ahuye n'umuntu w'Imana ngo afata amavuta kazajya yamusiga muri sexe iminsi 3. Urumva kumusiga, kandi ni umugabo. Afasha amavuta agiye kuyasiga mu gitsina cy'umukobwa akoresheje za ntoki ze, kandi ngo bikamara iminota 30 amusigamo. Ubwo uwo muhango wamaraga iminota 30. Ugasanga ibyo byose ni ibikorwa bya Satani. Ubwo abo bantu baba bahuye n'abakozi ba Satani. Ubwo arimo aramubohora. Ibyo byose rero ntago ari uko bikorwa. Ikintu umuntu aba akeneye ni amasengesho yo kubohoka. Nituvuga deliverance, tuba tuvuga amasengesho yo kubohoka, cyangwa deliverance tuba tuvuga amasengesho yo kwibohora. Ni nko gutangaza umudendezo, ubwigenge bw'ubuzima bwawe, ubwigenge ku bukungu bwawe, ubwigenge ku rugo rwawe,
ubwigenge ku rubyaro rwawe, ubwigenge ku buzima bwawe bwose, kuko urabizi baba ngo ntago twahamagariwe kuba imbata, ahubwo twahamagariwe kuba umudendezo. Ubundi ugomba kuba ufite umudendezo mu nguni zose zigize ubuzima bwawe. Noneho rero iyo tuvuga deliverance, hari igihe usanga hari icyiciro runaka cy'ubuzima bw'umuntu Satani yaziritse, Satani yahambiriye. Gishobora kuba ari urushako, gishobora kuba ari umubiri, ari amagara ye. Satani yarawutoteye umubiri w'umuntu, yarawubitsemo indwara zitandukanye. Ushobora gusanga undi atari ikibazo cy'umubiri, ahubwo ari ikibazo cy'imikorere ye. Akora ntibigenda, ari imbaraga zavuze ngo uyu ntabwo azarenga, ntazava. Aho niho rero ya masengesho tuvuga abakenewe ya deliverance, guhangana n'uwo mwuka. Aho tujya mu isi y'umwuka, noneho twamara kujya mu mwuka tukajya ku nkomoko aho y'ikibazo, cyangwa ku isoko y'ikibazo. Icyo nicyo gikeneye, ku isoko y'ikibazo nyirizina. Hari imashini puritinga icyo kibazo, aho ngaho tukaba ariho tujya mu mwuka tukajya guhangana n'izo mbaraga. Nta hantu bihuriye rero niyo migenzo yindi abantu bakorerwaho bateka ngo barimo barababohora. Ubundi no mu cyantindije ubundi twasenganaga nawe arambwira ati ngewe nawe n'umunyanigeriya, arambwira ngo mu rwego rwo kumukorera iyo deliverance atagira gutya, agize gutya ati nikubita hasi. Atariko nubwo kwikubita hasi ntabwo ntacyo byahinduye. Ati narinzi ubwo nikubise hasi yuko wenda ngiye gukira ibibazo by'imizimu n'abadayimoni birangiye. Ndaseka nubwo ntabwo ari uko bimeze. Ntabwo iyo masengesho yo kwibohora atandukanye n'ubwo buryo bwose. Ni intambara mu zindi ntambara z'umwuka, ni intambara mu zindi ntambara, nko kubona izi ntambara ziba hano ku isi. Igihugu kikataka ikindi kigambiriye kugira gute, kugicinyiza, kukirimbura no kucyangiza, kugira ngo kigendere munsi y'amatwara yacyo. Nuko Satani nawe yataka umuntu akavuga ati ngomba kumukubita hasi akaba munsi y'ibirenge byanjye. Umurozi ati ngomba kumwihaniriza nkamumanura hasi akaba iki ntazakigeraho. Rero muri iyo masengesho ya deliverance, na masengesho y'intambara y'umwuka wese kugira ngo winjire mu mwuka, tangire guhangana n'uwo mwuka. So rero ibyo rero ntabwo udafite Yesu Kristo mu buzima bwawe ugashaka guhangana n'izo mbaraga zakwica, kuko tuzirukana. Bibiliya avuga ngo Satani tumutsindisha amaraso y'umwana w'intama w'Imana no guhamya kwacu. Ibwo rero ya maraso ya Yesu yatakuriho, ntabwo wabasha guhangana n'iyo mizima, ntabwo wabasha guhangana nabo barozi. None rero sasa nanone ibi bintu bya deliverance ni umuhamagaro, ntabwo ari buri wese ubikora. Ni umuhamagaro, ni umuntu, hari umuntu Imana ihamagarira ibyo ngibyo ikamuhamagarira icyo kintu. Iyo yamaze kuguhamagara muri ubwo buryo rero iguha ubwo bumenyi. Cyambere iguha cyitwa ubumenyi bw'inguni zose z'umwuka. Yamara kuguha ubumenyi bwose bw'inguni z'isi y'umwuka n'imikorere y'imyuka, ikaguha imbaraga zo kurwanya iyo myuka. Ntabwo ari buri wese rero. Ubundi iyo ni impano yari iri kuri Kristo Yesu. Niyo mpamvu Yesu yaje avuga ngo umwuka w'Uwiteka andiho, yatsigiye amavuta kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza no gutangariza imbohe ko zibohowe. Ni imbohe zihe? Nizo nuko nguko abantu bafatwa bagashyirwa mu nzu z'imbohe, abarozi bakababoha, bakaboha imikorere yabo, bakaboha amaboko yabo, bakaboha amaguru yabo, bakaboha amasura yabo, bakaboha urubyaro rwabo, bakaboha niba uzamuye nk'akazu umurozi akaca akakazinga neza akagafunga, ugahita ubura uburyo bwo gukomeza ya nzu ngo ukomeze igikorwa cyawe cyo kubaka ugikomeze. Wowe ukibwira ngo nibisanzwe, izi krize nizisanzwe, kumbe ni krize zajugunywe ku buzima bwawe, zatongere ku buzima bwawe. N'abarozi bahagaritse ibyo bikorwa. Rero numva rero abo n'abana b'abantu ariko baba bakoranye n'iki na bya biremwa by'umwuka, aho ahamagara umuzima akawohereza kuri wowe. Genda umuteze guferinga, genda ukwamishe cyangwa udindize biriya bikorwa bye ntibikomeze kuzamuka. Ubu rero urumva rero iyo masengesho naho ngaho rero haba hakenewe ayo masengesho. Buriya mu byiciro by'amasengesho, amasengesho aba mu byiciro. Hari isengesho ry'intambara y'umwuka, hari isengesho ryo kwinginga. Iyo rero turi muri icyo gice cy'icyo nta kwinginga guhaba,
nta kwinginga. Hari isengesho ryo kwinginga, hari isengesho ryo gutabaza, hari isengesho ryo kugisha inama, hakaba n'amasengesho y'intambara y'umwuka. Icyo gihe rero ubwo tuba twinjiye mu ntambara y'umwuka. Reka nkubwira, ibihugu bya Afurika bikiri mu bukoroni, ntabwo umunsi umwe basabaga ubwigenge kuri ibi bihugu byari byaradukoronije, ntabwo byemeraga kubutanga. Hari abemeye ahubwo bajya mu ntambara. So ni ukuvuga ngo rero bisaba kuvuga ngo Satani ntabwo wamubwira ngo Satani ndakwegeza ndeko, ariko ubu wandekuriye imibereho, dayimoni wamvuye ushaka iki. Ntabwo iyo dayimoni yagenda, wa muzimu urashaka iki, ntabwo byagenda. Ahubwo icyo gihe gukubita bien. Niba ari umurozi sasa akabona urimo urarira wagukagiye, agahora bana wandengeye amariraga, uwo murozi ahubwo aravuga ati nibi ndashakaga kuvuruga amarangamutima ye, nkamwica agahora n'intimba n'agahinda. Umurozi aba yageze ku nsinzi. Rero hari ibibazo bimwe na bimwe bambe abana b'Imana bahura nabyo n'abasenga bahura nabyo, ariko bidaturuka ku Mana. Igihe cyageze rero ubwami bw'Imana icyo bwaje aho bugeze busenya ibyo bikorwa by'umwanzi, hakamanuka ibikorwa by'ubwami bw'Imana. Iki nicyo cyazanye Yesu, nuko yabonaga abantu bari barushye, bari munsi y'ubundi butware bubakoronije, bubatwaza igitugu, bubabaza, ariko ubutware butagaragara gusa buba bwihishe, bukoresha abantu. Akaza rero yirukana imyuka, izo mbaraga mu bantu niyo myuka mu bantu. So reka rero dusoreza ahangaha ivode. Ebwo ndatekereza ko hari abantu hari icyo basobanukiwe, abaduteza amatwi yego n'abatureba. Yego ahubwo wenda udasobanukiye cyangwa wifuza ko wamufasha gusenga muri ubwo buryo, yakubona gute ubundi tukasoza n'undi dusengera? Yego ni bwa buryo busanzwe nyine. Nimero zacu ziba bazizi, ntekereza ko yamaze kumenyekana nimero yanjye, ariko wenda reka nyivuge ubutaha sinzongera kuyivuga kuko abantu bamwe na bamwe barayimenye. Ni 0782 70 hari na bimwe mu byo ngenda nsobanura nashyizeho kuri chaîne ya Tsinda TV yanjye, cyane cyane nko kuvuga ngo menya, hari icyigisho navuga ngo nashyizeho kivuga ngo sobanukirwa imikorere y'urupfu. Hariye ushobora gusobanukirwa imikorere y'urupfu, ni naho ngaragaza impfu z'inkorano. Naha ndabivuze, mugende musure Tsinda TV, mugende murebe inyigisho zimwe na zimwe ziriho zabafasha. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ndumva twasoza dusenga, ariko mbere ko dusenga, uramutse uduteza amatwi cyangwa utureba utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, icyo nicyo usabwa gukora kano kanya. Utaragikora menya ngo wowe uracyari mu maboko ya Satani. Satani azakugiraho ububasha, azakugiraho ubushobozi, abarozi bazakomeza kugukiniraho. Icyambere ugomba gukora no kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Kwakira Yesu rero ntibisaba idini runaka. Yesu ni w'abantu bose bashaka kumwemera. Niyo wamwemera ukamwakira mu mutima wawe ukaguma mu idini ryawe, ntacyo bivuze, bisaba kuba wamwakiriye tu mu mutima wawe, ugafata ibyemezo byo kwihana ibyaha nta kindi no guhindukira. Idini ryose waba ubarizwamo upfa kuba waramaze kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, kandi warihannye ibyaha. Aho waba ubarizwa hose, amayandi n'amadini gutyo. Reka rero dusenga Imana. Data muri Kristo Yesu umwami w'abami, uwo twahawe gukirizwamo, dusengera abantu bose bari batureba bazakurikirana kino kiganiro mu izina rya Yesu, mu mbaraga z'umwuka wera. Nyuma y'ibyo ubutumwa bwiza dutambukije, Yesu cyakuzanye no kumaraho imirimo ya Satani. Dusengera abantu bari bariho iyo mirimo yose ya Satani yose ngo yangirike mu izina rya Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu, kinga ntihagire ucingura. Abari mu nzu z'imbohe, ababitswe n'abarozi ahantu hatandukanye, bakaboha amaboko yabo, bakaboha amaguru yabo, bakaboha amaso yabo, bakaboha ibirenge byabo, bakaboha imbyaro zabo, bakaboha imiryango yabo. Abo bose umuriro w'Iteka n'inkota y'Uwiteka igenda icagagura izo nzingo, icagagura ibyo bintu, bantu babohoke bahabwa ubuzima. Urakoze mwami, tuguhaye icyubahiro. Dusabye umugisha mu izina rya Yesu, tuwatura
kuri iyi sheni mu izina rya Yesu. Isezerano TV reka mwami rihabwe umugisha, ryaguke cyane, abarikurikirana bose bahabwe umugisha mu izina rya Yesu. Imbaraga zose zatuma ridatera imbere zikubitwe hasi, umuriro w'Imana uzitwike mu izina rya Yesu. Abantu bahabwe umugisha. Urakoze mwami kuri Imana ikoze byose, kandi ukaba ubisohoresheje umurava n'ishyaka ryawe kugira ngo wigaragaze kuri Imana. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen, amen. Shalom, shalom.